agize neza kongera kuduha ibi bihe byiza byo kuba mu nzu y'Imana. Kadufatanye ijambo ryacu ry'uyu mugoroba, dusome Zaburi reka tubanze igitabo cy'abami ba mbere. Abami ba mbere ibice 7, ibice 8 n'umurongo wa 54. Abami ba mbere ibice 8 umurongo wa 54. Abami ba mbere ibice 8 umurongo wa 54. Nuko Salomo arangije iryo sengesho ryose yingingishaga Uwiteka, arahaguruka ava imbere y'icyotero cy'Uwiteka, aho yarapfukamye arambuye amaboko ayatunga ku ijuru. Arahaguruka asabira iteraniro ry'Abisirayeli ryose umugisha, avuga ijwi rirenga ati, Uwiteka ashimwe, kuko ahaye ubwoko bwe bwa Isirayeli ihumure nk'uko yabasezeranyije kose. Nta jambo na rimwe mu masezerano yose yasezeranye mu kanwa k'umugaragu we Mose ritasohoye. Mwakira ijambo ry'Imana. Dusomye Abami ba mbere ibice 8 n'umurongo wa 54. N'amagambo y'umugaragu w'Imana Salomo yavuze amaze kuzuza inzu y'Uwiteka. Arasenga arashima, bari mu materaniro, ashimira Imana ibyiza byose yakoreye ubwoko bw'Imana bwa Isirayeli. Arangije ahamya ko nta jambo na rimwe Imana yigeze ivugira mu kanwa ka Mose ritasohoye ngo barirebye. Nta magambo yavugiye mu rusengero. Uyu mugoroba ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ivuga ngo ibanga ryo kuba mu nzu yayo, ibanga ryo kuba mu rusengero, ibanga ryo kuba mu rusengero. Neje Nyamata abantu twari kumwe twavuze ku bintu byo kuba mu nzu y'Imana. Nabwiye abantu ndabavuga ngo mu rusengero ni heza. Haleluya. Hari ibintu bikomeye Imana yasezeranyije abantu bazaba mu nzu yayo. Irabyemera, iravuga ngo ibi bintu abantu bazaba mu nzu yanjye bigomba kuzababaho. Tuzamurira Imana icyubahiro. Irabyemera, irabishima. Umva uko Dawidi yavuze. Dawidi yaravuze ngo naranezerewe cyane ubwo bambwiraga ngo njye mu nzu y'Imana. Yaravuze ngo kuba mu nzu yawe umunsi umwe gusa bindutira kuba mu nzu z'abakomeye. Imyaka ingahe? Ngo imyaka 1000. Aravuga ngo icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, n'icyo nzajya ashaka ni ukuba mu nzu yawe iminsi nsigaje. Mwumvishe icyifuzo cya Dawidi? Icyo nifuza ni ukuba mu nzu yawe iminsi, ujye umfasha, ujye unshoboza mboneke mu nzu yawe mu minsi nsigaje. Uyu mugabo yari umwami wa Isirayeli. Mu bifatika by'isi ntacyo yari abuze. Amen. Ntabwo yazaga mu rusengero ngo asengere ibyo kurya, sicyo cyabaga kimuzanye, ahubwo hari ikindi kintu yari yarabonye mu nzu y'Imana. Rero ibi bintu Salomo, muze gusoma iki gice cya 8 cyose, twagisoma cyose ni kirekire, ariko harimo ibintu Imana yemereye Salomo ku bantu bose bazagera mu rusengero. Muri ibyo rero tugiye kuvugamo nka 4 uyu mugoroba. Iravuga ngo abazagera mu nzu yanjye bose ibi bintu ndabibemereye. Haleluya. Uziko yenegezaho ikamubwira ngo naba ari n'umunyamahanga akahagera akagira umugisha wo kuhagera gusa, nashaka azaba ari n'umunyamahanga nagira umugisha wo kugera mu nzu yanjye, ibi bintu nzabimukorera. Amen. Icyambere yabwiye Salomo, kandi natwe ubwo turi mu nzu y'Imana, kandi natwe ubwo turi gushakira Imana mu nzu yayo, Imana yabidukorera mu izina rya Yesu. Yaramubwiye ngo icyambere, iyi nzu yitiriwe izina ryanjye izakubera ubwihisho.
amen. Iyi nzu izakubera ubwihisho. Jya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira, numara kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu, bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Iramubwira ngo iyi nzu izakubera ubwihisho. Inzu y'Imana n'ubwihisho butavogerwa. Haleluya. Nuba muri iyi nzu, nuba muri iyi nzu, iyi nzu izakubera ubwihisho. Niyo dukureza buri vuga ngo mbere urutare n'ubuturo, aho nzajya mungira wategetse kunkiza. Urusengero n'ubwihisho. Ubu turarinzwe. Imana ishimwe. Inzu y'Imana n'ubwi yabwiye Salomo, iramubwira ngo iyi nzu uzayigeramo izamubera ubwihisho. Zamurira Imana icyubahiro. Imana yacu iziguhisha. Cyama mukabyumva cyane. Iyi nzu izakubera ubwihisho, izakurinda ibirura. Iyi nzu nzayiguhishamo. Mu kwa mbere nzayiguhishamo, mu kwa kabiri nzayiguhishamo, mu kwa gatatu nzayiguhishamo, 2020 nzayiguhishamo, na 21 nzayiguhishamo, na 23 nzayiguhishamo. Nzaguhisha mu giga igenda, nzaguhisha ikibi cya nijoro, nzaguhisha amarozi, nzaguhisha imyuka mibi. Iyi nzu izakubera ubwihisho. Tuzamurira Imana icyubahiro. Iyi nzu nzayiguhishamo. Ibizatera urubyiruko nzaguhishira aha hantu. Ibizatera ababyeyi nzaguhishira aha hantu. Ibizatera abagabo nzaguhishira aha hantu. Ibyorezo nzaguhishira aha hantu. Intambara n'ibyago n'amakuba nzaguhishira. Turi mu bwihisho butavogera. Manishi baroge bahaguruke intambara zibe, ariko turi mu bwihisho. Imana ishimwe. Nzaguhishira muri iyi nzu. Umuntu wese uzayigeramo mwemereye guhishwa. Uyu mugoroba Imana iguhishe mu buturo bwayo. Imana ishimwe. Ariko Mana, aha hantu nzahaguhishira. Bajye bibaza ngo abaye hate, bajye bibaza ngo ese ameze ate, bajye ariko mpaguhishire. So kuguhisha nk'ugukuye mu bantu, uzaba ubarimo ariko uri mu bwihisho. Manishi bibaza amateka, bibaza uko situation imeze, bibaza uko ibihe bimeze, ariko nzaguhisha. Ariko nta bantu Imana yahishiye mu buturo bwayo ngo hari ibintu tuvuga be bifite ubusobanuro. Nta bantu Imana yahishe. Abitahishe nta kibazo kirimo, n'abatari kumva ibyo bintu nta kibazo. Ariko reka tubabwire ngo Imana yacu iziguhisha. Yikomera amashyi ntacyo bitwara. Imana iziguhisha, ikaguhisha. Ikaguhisha ikanaguhishira. Imana ibihe bikaza ariko ntuse nabyo, kuko Imana yaguhishe. Imana nishi. Umugabo witwa Daniyeli niko tujya tumuririmba. Mu mutima we
kuzaziyandurisha ikintu icyari cyo cyose kibwami bituma Imana yo mu ijuru imwizera imuhigira ikundiro ku mwami Nebukadineza. Uyu mugabo Imana yigeze kumuhisha, imuhisha ahantu utakwihisha, ariko iramuhishira kuko ari Imana. Ngo benyegeza itanura karindwi, ngo baramufata ngo bamutamo, kumbe ijuru ryamutanzemo kare, ngo bamutaye mu muriro. Ngo Yesu basadurake na bameshake bageze mu muriro, ngo basanga Yesu yabatanzemo. Mva kuno Nebukadinezari yavuze ngo ndimo ndareba, yarabanje arabaza ngo mwashyizemo bangahe, baramubwira ngo ni batatu. Mwabaze neza, ni batatu. Arabavuga ngo njyewe ndimo ndareba batatu babohowe, ariko ikindi harimo undi ndi kubonamo. Aravuga ngo kandi kuntu arimo asa, arimo arasa n'umwana w'intama w'Imana. Tuzamurira Imana icyubahiro. Imuhishyira mu itanura, Bibiliya tuvuga ngo bamusohoye ngo nta n'umwotsi wamunukagaho, ngo n'umusatsi wo ku mutwe we ngo nta n'uwigeze upfuka, ngo yasohotsemo nk'uko yinjiyemo. Kuko reka babwire, Imana yabwiye Salomo ngo umuntu uzagera nzahamuhishira. Mujye mukunda kuba mu rusengero. Mu rusengero ni ubuturo butavogerwa. Reka mbabwire beneda, umunsi Satani uzabona yakubujije kuba mu rusengero, ukabona imbaraga zo kuba mu rusengero ziri kubanye, menya ngo ibirura bigiye kukurira hanze. Umunsi Satani yaguhungishije urusengero, njya numva bavuga ngo yewe ngo niwanjye naterana, iwawe ntabwo ari urusengero. Bibiliya ivuga ngo hari ahantu hitiriwe gusengera izina ry'Uwiteka. Iwawe se ni urusengero? Igihe Satani yakujyanye kure y'urusengero, menya ngo arashaka gutuma ibirura bikurya, kuko wavuye mu bwihisho. Iyo umuntu yavuye mu bwihisho, ikintu cyose cyamutwara. Iyo umuntu yavuye mu bwihisho, ikintu cyose cyamurya. Iyo umuntu yavuye mu bwihisho, nta siranse aba afite. Iyo umuntu yavuye mu bwihisho, nta garanti. Ariko tukiri mu bwihisho, tukiri mu nzu y'Imana, tukiri kumwe n'Imana, turarinzwe. Twayikomeye amashyi. Kandi uzabicunge. Umuntu wese watangiye kujya kure y'urusengero, uzabicunge, amaherezo ibirura biramurya. Uzabicunge. Abantu bose bataye inzu y'Imana, uzabicunge, ibirura birabarya. Kuko baba bavuye mu ki? Yabwiye Salomo, iramubwira ngo iyi nzu izakubera ubwihisho. Uzabicunge. Uzabicunge. Bishobora kumara 2, bishobora kumara 3, ariko amaherezo ibirura birya umwana w'intama iyo yataye umukumbi. Umunsi wose, reka mabwire isengesho, mutazabura kujya musenga Imana, muninginga Imana. Igihe cyose wumva imbaraga zo guterana, igihe cyose wumva imbaraga zo kuba mu rusengero ziri kubanye, jya upfukama winginga Imana, kuko Satani abashaka kukwica. Umunsi wose wumva apeti yo kujya mu rusengero iri gushira, jya wihutira gufata ibinini. Iyo umwana kurya byananiranye, utuyoka twamufashe, kurya biri kugenda byanga, bamushakira utunini tw'inzoka. Nugushaka Velmox, nugushaka amazenteri n'ibindi byose bakwandikira, kugira ngo umuntu yongere abone. Umunsi apeti yo kuba mu rusengero wumva iri gushira, pfukamurire, kuko Satani abashaka kukwica. Tuvuze ukuri. Umunsi igihe cyo uzabirebe
aba bantu tubuze mu nsengero, aba baririmbyi batari guterana, aba bakristo batari guterana, aba bene data tutakibona, cunga neza uzabicunga, ibirura biba biri hafi kubarya. Reka mbereke ikintu umwuka amanuye. Ngwino mana, kambereke ikintu umwuka mpaye. Uyu ni umukristo uri mu rusengero, mu bwihisho, mu buturo. Ubona ukuntu ahagaze utya. Ngwino nawe ngwino, ndagira ngo duse nk'abazenguruka tugenda. Uyu ni umukristo uri mu nzu y'Imana mu bwihisho. Dore ibirura, dore ibirura, dore ibirura. Nta mbaraga bifite byo kumusingira kuko arazitiye, ari mu buturo, ari mu bwihisho. Ariko nubwo nta mbaraga zo kumusingira bifite, ariko ntibijya bimiva uruhande, bitegereje kuzabona. Ntibisinzira, ntabwo bihunikira, bitegereje kuzabona Manase. Intambwe imwe gusa atawanyise, uvuze neza, bitegereje kuza. Ariko mu gihe akiri mu buturo nta bushobozi bimufiteho, mu gihe akiri mu buturo ntabwo byamushoboye, ariko atirimutse yibeshye gato. Uzi ukuntu uzapeti bifite, uzapeti bifite, uzi ukuntu bimutegereje igihe. Uza amajoro biraye bidasinziye bitegereje ko atirimuka. Uzapeti bifite, ayiwe data we, uzi ukuntu bimukumbuye, uzi ukuntu bimuheruka kera, bimuheruka atarajya mu buturo. Biramukumbuye we, bihora bireha, birarehareha, bihora birehareha, bivuga ngo azasohoka ryari. Ariko reka mbabwire, Imana igushingisha ibirenge mu buturo, Imana ikomeza intambwe zawe. No mu busaza bwanjye nzagumya kugira amakaka manitoto. Igiti hafi y'umugezi, ni ku mutima wanjye umerewe. Banishe mu busaza bwanjye nzagumya kugira amakaka manitoto. Igiti hafi y'umugezi, banishe ni ku mutima wanjye umerewe. Mu busaza bwanjye nzagumya kugira amakaka manitoto. Zamurira Imana icyubahiro. hallelujah, amen. Reka mbabwire, nubona umuntu amaze ukwezi adasenga, ameze amezi 2 adasenga, shiraho akabazo. Pawulo yaravuze ngo iyo ndi iwacu mu mubiri ngomba ndi kure y'Imana. Umuntu ntuzi gahunda ze, ntuzi iyo yagiye, ntuzi yagize ute, ibirura byaramutwaye kuko yavuye mu bwihisho. Ukabona umuntu ntasenze, ukabona umuntu ntiyitabiriye, ukabona umuntu ntahari, buri gihe afite impamvu zo gutuma atabonetse. Menya ngo ibirura, ibwira Salomo iramubwira ngo iyi nzu izakubera ubwihisho. Mu buryo bw'umwuka tumeze nk'abantu bari muri mu kigo kizitiye, kandi kizitijwe ibyuma bikomeye. Yabwiye Salomo iramubwira ngo iyi nzu izakubera iki? Ndagira ngo uyu mugoroba wongere ukumbure urusengero, ndagira ngo uyu mugoroba wongere ukumbure inzu y'Imana,
kuko mu nzu y'Imana hari ibanga. Aha hantu n'ubwihisho. Imana ishimwe. Kandi reka mbabwire, dufite na garanti yuko nibizatugeraho muri ubu bwihisho, nibizatubaho, izakomeza iduhishe. Uko bizagenda kose izakomeza igira ite. Icya kabiri ibwira Salomo iravuga ngo iyi nzu izakubera ihumure. Izakubera iki? Kandi kahana iyi nzu izakubera ihumure. Iyi nzu izakubera ihumure. Imana ishimwe. Iyi nzu nzayiguhumurizamo. Iyi nzu nzayiguheramo ihumure. Imana ishimwe. Mu gihe abantu badafite icyo kukubwira, mu gihe abantu badafite uko baguhumuriza, iyi nzu kambabaze, hari abantu Imana yahumurije. Iyi nzu izakubera ihumure. Mu nzu y'Imana harimo ihumure nyoka ataguha wakubyara. Mu nzu y'Imana harimo ihumure umugabo ataguha wagushatse. Mu nzu y'Imana harimo ihumure abana bataguha wabyaye. Mu nzu y'Imana harimo ihumure imiryango itaguha. Mu nzu y'Imana dufite ihumure. Tuyizamurira icyubahiro. Iyi nzu izakubera ihumure. Mu gihe induru zavuze ku musozi, mu gihe byacitse, nzaguhumuriza. Nyumva Salomo we, shiraho izina ryawe. Mu gihe cy'ibyago n'amakuba, iyi nzu izakubera ihumure. Mu nzu y'Imana hari ihumure utakura muri shambure nziza uryamamo. Manishe utakura ku gitanda cyiza cyaguhenze. Mu nzu y'Imana hari ihumure utakura muri salo nziza wicaramo. Guhagera gusa nije yahera cyane Yesu yaneguriye. Guhagera gusa, guhagera gusa, guhagera gusa, kuhicara gusa. Ariko reka mbabaze, namwe niba byarababayeho, nta gihe uza mu nzu y'Imana wumva noneho byarangiye pe, nakuka kanyuma nako ni kuri oxygen. Hari n'igihe byukana agahinda utazaho gaturutse gusa, ukabyuka ukumva urihebye, ukumva agahinda gusa, ukumva wadeprimye, ariko wakwikubita mu nzu y'Imana agahinda kagashi. Wagera mu rusengero gusa wavuze uti uyu munsi ni ukuri kw'Imana ndiyicarira gusa, simvuga, sindamya, sindambura amaboko. Warakariye abavuga butumwa, warakariye abahanuzi, warakariye nabo mwicaranye, tutazi n'icyakurakaje. Simvuga, ntabwo nkeneye umuntu uvugisha we. Yagiye gusa dicara kandi ndibwicarire n'inyuma. Abicaye inyuma mutubabarire, ndibwicarire inyuma njyewe nuko sinyeneye numanurira. Yego mayi, sinyeneye numvgira, sinyeneye. Wakwicara gusa, waducurangira hariya gusa. Kumenya umukiza imbere y'umugisha, nishi ntabona uko nasobanura. Mutima uruzuye umwami ni mwiza, ndumva imbaraga nyazo zibora. Mu minota mike ijuru rigahita ridutera inkunga y'umunezero, rigahita rigutera inkunga y'ibyishimo, rigahita tukajya kubona umuntu azamuye amaboko. Yo mwami Yesu we, nishi ntabona uko nasobanura. Mutima uruzuye umwami ni mwiza, gusa
ubwireye gutinya umwami ni mwiza pe aruhuka umutima mubwira shirama mubwira shiramara umwami ni mwiza pe aruhuka umutima. Iri ni isezerano Imana yabwiye Salomo, iramuga ngo uzahagera wese nzamutera inkunga y'ihumure, nzamutera inkunga y'umunezero, nzamuha amahoro adafite icyo ashingiye. Uyu mugoroba mwene data akiri ihumure rivuye ahera, akiri ihumure rivuye mu nzu y'Imana. Niho rero abataramenya iby'abarokore baheraho bavuga ngo abarokore barasaze. Reba ibiharimo, reba ibihe yanyuzemo. Ese buriya si depression, ese buriya si depression yagize akaba yaracanganyikiwe afite nk'ihungabana. Ni ukuri kw'Imana nta hungabana dufite. Dufite Imana izi gutanga ihumure, dufite Imana izi guhumuriza. Ntabwo ari depression, nta nubwo ari ihungabana. Dufite Imana izi guhumuriza imitima, dufite Imana izi gutanga ihumure. Ibwira Salomo ngo uzahagera iyi nzu nzayiguheramo ihumure. Twakomeye Imana amashyi. Nzayiguheramo ihumure. Iyi nzu nzayiguheramo ihumure. Gatatu, wirinde kuva mu rusengero ibirura bitakurya, kuko ibirura birakugose. Gatatu, iravuga ngo iyi nzu nzayiguheramo imbabazi. Iyi nzayikubabaririramo, nzayiguheramo imbabazi. Iravuga ngo nashaka azabere n'umunyamahanga yarancumuyeho, nahagera agasengera aha hantu nzahamuhera imbabazi. Munsi yawo niho mborera amahoro. Munsi yawo niho mbonera agakiza. Munsi yawo niho neza amaboko. Munsi y'Imana hajya haba imbabazi. Iramubwira ngo nashaka azaba ari umunyamahanga yarancumuyeho, ariko nahagera akahasengera izina ryanjye nzamubabarira. Kandi imbabazi z'Imana zijya zituma umuntu abaho yidegembya, bitari ukwidegembya nk'uwananiranye, ahubwo kwidegembya kubwo kubohoka ku cyaha, kuko imbabazi z'Imana zituma umuntu abohoka. Icyaha gituma umuntu atishima, icyaha gituma umuntu atishima, icyaha gituma umuntu atabohoka, icyaha gituma umuntu yishima, icyaha gituma umuntu adaca ku maso. Ariko hari igihe tuhagera twumva Satani arimo adutangaho raporo z'ibyaha n'ibicumuro, ariko twahagera twarambura amaboko, imbabazi z'Imana zikaza ku buzima bwacu, bigatuma tubaho tubohotse. Twayikomeye amashyi. Muririmbyi yaravuze ngo narababariwe rwose. Twahakuye imbabazi. Mu nzu y'Imana ibwira Salomo, iramubwira ngo uzahagera naho yaba yarancumuyeho nzamubabarira. Manishi, naho yaba yaragiye kure, naho yaba yaratanye, naho yaba yarayobye, naho yaba ariko akahagera akahansengera izina ryanjye nzamubabarira. N'uyu mugoroba akira imbabazi z'Imana. Uzahagera wese, dore na mbaye ubusa ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza, ndagushaka ubuntu unyuhagire ibyaha. Mutabazi
wakura imbabazi z'Imana. Nahoze mbaha ubuhamya bw'umuvandimwe turi muri iki giterane kubw'ubwiza bw'Imana bwari hano no kubaho kw'Imana kwari mu nzu yayo, ngo yumvishe muri we ngo ashaka guca bugufi ngo akagarukira Imana mu giterane. Araza aca bugufi arapfukama aravuga ngo ndashaka kumva Imana yongera yagaruka ku buzima bwanjye. Ndamusengera ndabona Imana yo mu ijuru kubabarire kandi yongere ikugarukeho. Yarambwiye turimo dusoza arambwa ngo ndumva imbabazi z'Imana ku buzima bwanjye, kandi yari umurokore mbere aza kubivamo arabireka. Arambwa ngo iyi minsi maza ndumva Imana yangarutseho. Kubera iki? Mu nzu y'Imana hari imbabazi zayo. Ibwira Salomo irambwa ngo uzahagera imbabazi zanjye zizamubaho. N'uyu mugoroba wakira imbabazi z'Imana mu izina rya Yesu. Icyakane ari nacyo cyanyu, ongera ukunda inzu y'Imana, ongera ukunda urusengero kuko urusengero rufite ibanga. Icyakane iravuga ngo iyi nzu yitiriwe izina ryanjye kane izakubera umugisha. Nzayiguheramo umugisha. Mumbare mukandika amabwira ijambo rimanutse. Iyi nzu nzayiguheramo umugisha. Nibyo? Nzayiguheramo. Mwamaze kukandika mbabwira ikintu kimanutse. Ubu hari ibintu dutunze tudakesha ababyeyi, tudakesha amashuri, tudakesha imiryango, tudakesha inshuti, tudakesha abavandimwe, dukesha urusengero gusa. Birashoboka ko imiryango yabikugiriyemo, nabyo ni byiza, ariko hari ibintu dutunze, hari imigisha dufite tudakesha ikintu icyo ari cyo cyose, dukesha urusengero gusa. Hari abayifite ngo dukomere Imana amashyi. Hari ibintu dufite, hari ibintu dutunze tudakesha amadiplome, tudakesha abavandimwe, tudakesha imiryango, dukesha hari abana dufite tudakesha iyo ataba Imana, iyo ataba ukuboko kwayo, iyo ataba imbaraga zayo, iyo ataba umugisha itanga, ntabwo twari kuba tumeze uko tumeze. Nibyo. Ariko hari umuntu ubyumva, hari ibintu hari nabwiye abantu ndababwira ngo igikomeye si abantu uri kumwe nabo, si ubwinshi bwabo ufite. Igifite agaciro ni Imana iri mu ruhande rwawe yonyine. Kubera ko abo ukeka ko bakubeshejeho, igifite imbaraga rero ni Imana iri mu ruhande. Ibwira Salomo iramubwira ngo iyi nzu nzayiguheramo n'umugisha. Ariko hari abantu Imana yageze kubwira ko izaha umugisha bari mu nzu yayo, ubu bakaba bawufite. Niba itarawuguha izawuguha, humura. Niba itarawuguha izawuguha, ariko niba yarakubwiye ko izaguha umugisha, akaba hari imigisha imwe n'imwe wabonye aribwo yimpera icyubahiro kugira ngo mvuge iri jambo. Iyi nzu nzayiguheramo umugisha. Mu rusengero haba umugisha, kandi ni ukuri kw'Imana. Kandi umugisha uba mu rusengero nta kintu kijya kiwuvangavanga. Niyo mpamvu nabwiye abantu ndababwira ngo iri jambo muraryumva ntimuryumva. Umuntu ashobora kugira amahirwe ariko adafite umugisha, kuko tubonye abantu benshi bagize amahirwe bapfira ubusa. Ariko umuntu iyo afite umugisha umuzanira amahirwe. Kadusubiremo. Umuntu ashobora kugira amahirwe ariko ntagire umugisha, kuko tubonye abantu benshi bagize amahirwe akabapfira ubusa. Si ukuri se? Amahirwe akaza ariko umuntu akamupfira ubusa. Ariko umugisha Imana itanga uzana amahirwe. Niyo mpamvu uyu mugoroba mwageze mu nzu y'Imana ibampera umugisha.
ngiye maze iminsi ndi kwiga ku kintu cyitwa umugisha w'Imana. Umugisha w'Imana ni ikintu gikomeye. Niyo mpamvu abarokore muri iki gihe ndimo ndavuga ngo nitunasenga ibintu byawe byo byaturamo umugisha w'Imana. Amahirwe naza uyatureho umugisha, uyabwira ngo amahirwe we mwatuyeho umugisha, mwabana mwe batuyeho umugisha, warugo we mwatuyeho umugisha, wakazi we mwatuyeho umugisha, wabyo kurya we mwatuyeho umugisha, wabyo kwambara we mwatuyeho umugisha. Kuko ikintu cyose kiri umugisha w'Imana ntacyo cyaba. Nzaguha umugisha. Tugiye gusenga. Iramubwira ngo muri iyi nzu nzanahaguhera umugisha. Ariko baroko mwaretse tukahatinda kizahaduhera umugisha. Mwaretse tukahatinda kizahaduhera. Mwaretse tukahatinda kizahaduhera. Iramubwira ngo iyi nzu izakubera ubwihisho. Kabiri, iyi nzu uzayikuramo ihumure. Gatatu, iyi nzu uzayikuramo imbabazi zanjye. Kane, iyi nzu. Ibi bintu uko ari bine nawe uzagenda ubibwire n'abandi. Wabwira ngo inzu y'Imana ni ubwihisho. Wabwira ngo inzu y'Imana ibamo ihumure. Wabwira ngo inzu y'Imana irimo imbabazi zayo. Wabwira ngo inzu y'Imana irimo umugisha. Tugiye gusenga. Buriya agaciro k'ikintu akenshi ukamenya utagifite. Hari abantu bari mu bihugu bidasenga, hari abantu batabona n'umwanya wo gusenga, hari abantu baheranywe n'agahinda, badafite umupasiteri, badafite korari, badafite piano, kuri interinete gusa, batabona guterana gutya ngo bumve amashimwe, baganire ubuhamya, bumve ijambo, batabona. Mukunda urusengero, mukunda inzu y'Imana, izababera ubwihisho. Kandi reka mbibatureho mu izina rya Yesu. Inzu y'Imana ibabera ubwihisho. Kabiri, ibaha ihumure. Gatatu, ibaha imbabazi zayo. Kane, ibaheremo umugisha mu izina. Dukomere Imana amashyi menshi. Kadushimire Imana. Turagushimye kandi nanone inzu yawe ni nziza, mu nzu yawe ni heza, ntacyo twahagereranya nacyo. Twarahageze haduha umucyo, twarahageze tuvirwa n'umucyo, twarahageze tuhabonera ihumure, twarahageze hatubera ubwihisho, twarahageze imbabazi zawe zitubaho, twarahageze uhaduhera umugisha. Iby'imiryango itari kuduha, iby'amashuri atari kuduha, iby'abavandimwe batari kuduha, turabitunze kubera inzu yawe. Twabiboneye imbere yawe, twabiboneye mu maso yawe. Sabiye buri wese wageza kugira ngo umutima we ujye uhora ukumbura inzu yawe. Sabiye wese wageza kugira ngo umutima we ujye uhora ukumbura kuba mu nzu yawe, kugira ngo inzu yawe imubere ubwihisho, ahabonera imbabazi. Inzu yawe imuhe ihumure kandi ayikuremo umugisha utanga. Urakoze, ugize neza, uduhane umugisha n'abera bose, maze inzu yawe itube mu bitekerezo, kandi inzu yawe ihore iri ku buzima bwacu ku manywa na nijoro. Uha ababyeyi umugisha, uha abagabo umugisha, uha abasore umugisha, uha abakobwa umugisha bagaragaye mu nzu yawe. Urakoze, ugize neza, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibarebe neza, ibaho umugisha.